umugisha uturuka ku Mana. Imana y'amahoro ibagirire neza kandi ibagirire neza cyane. Twongeye kubana n'umukozi w'Imana. Uraho? Muraho neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Amen. Hanyuma uyu munsi nanone kandi twongeye guhura utuje cyane. Ni amahoro? Ni amahoro ariko ntabwo ari amahoro cyane. Reka tugusabe usuhuze abakunzi bacu nurangiza usenge, tumara gusenga ubundi twumve icyo Imana ishaka kubwira abantu bayo. Yego, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe kandi ndabakunda. Imana ari amahoro ibaha umugisha. Mwe mudukurikiye dukomeje kubana, Imana amahoro ibagirire neza kandi ibaha umugisha. Karibu n'isengesho. Imana nziza, Imana y'urukundo, Imana yo kwizerwa, uri Imana ishoboye byose, uri Imana yo kwiringirwa. Turasenzera mu izina rya Yesu Kristo ngurukire kubana natwe, tugire neza tukugiraho umugisha. Ngaho rubana natwe kandi tugire neza, turasenze kandi turizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro ikugirire neza kandi nawe iguhereze umugisha kandi iguhe umugisha mwinshi. Hanyuma hari ikintu maze iminsi nibaza ku bakozi cyangwa se ku bantu b'abakozi b'Imana babarizwa mu madini atandukanye. Iyo nitegereje mbona hari benshi bamaze kurambika umusaraba, nkibaza ese kubera icyo umuntu ashobora kurambika umusaraba kandi mu by'ukuri acyambaye, navuga ngo ni imyambaro y'urugamba, agifite igihe cyo kuba yagakwiye kuba ari gukorera Imana, ariko uyu munsi abenshi bakaba bariyambuye umwambaro wo gukorera Imana. Ubundi buriya koko uretse urwishingikirizo, impamvu ni iyihe? Abantu bameze nk'abarambiwe. Abantu bameze nk'abarambiwe kuko muri ibi bihe abantu bacitse intege. Ubundi ndavuga ku bakozi b'Imana, ariko hari abacitse intege, barasenga, bararambirwa, bumva ko mbese Imana barimo bahamagara hari itari hafi. Ariko icyo ngira ngo mbabwire kandi mbahumurize, birambika umusaraba na Yesu yarawikoreye, barinda banamubambaho. Abantu rero twakurambika umusaraba, reka natwe dukomeze dusenge, tuzi neza ko Imana ishoboye byose kandi igiye kutugirira neza. Abantu rero basenge cyane, bakomeze basenge, bakunanirwa, abantu birambirwa. Imana yacu ntabwo ari iyo kurambirwa. Abantu rero barayirambiwe ariko biyirambirwa. Abasenga ariko nibo mvuga. Yego. Se kubera iki abantu barambirwa iby'Imana ariko aho kwa Satani ntibarambirwe? Ni ukubera iki abantu b'Imana badasaba imbaraga zishobora no kubacisha mu bihe bikomeye? Kuko twagiye tubona bitwa ba Saduraka, Meshaki na Abedenego, twabonye ba Daniyeli, twabonye uwitwa Bayitoromayi yemeye ko bamukuraho uruhu mpaka yanga kwihakana Imana kubwo kwizera. Kubwo kwizera. Ibyo ni ibihe byagiye bica mu maso yacu, tugenda tubibonesha amaso rwose. Iyo dusomye Bibiliya tukinjira mu kwizera, twemera ko ibyo bintu byabayeho. Ariko se kuki abantu batamera nk'intumwa zatubanjirije? Ni iki kintu kiri gutuma uyu munsi wa none witwa ko ari umukozi w'Imana, abakozi b'Imana aribo bagaruka bagatukisha Imana? Birababaje cyane. Ejo nibwo ndimo ntanga message nkubwira ko nishimye ko Imana irimo kugirira neza abantu kubwo gusenga, kubwo amasengesho nsenga. Abantu rero nibareke kubabaza Imana, nibareke kwibabaza. Ubushize hari ikiganiro twiye dukora hambere muri amezi yashize, ndababwira nti buriya watuye kwihana ugasaba Imana imbabazi ukayiha ibyifuzo. Niba ivuze ati Pascal nzamusubiza mu kwezi kwa mbere,
mu kwa mbere yije igasanga waracitse intege warisubiriye muri bya bindi, nayo irongera igashyiraho ikindi gihe cyo kugira ngo irebe ko wihana. Ubwo rero abantu nibabe maso bo gucika intege, bo kurambirwa, kugira ngo Imana igire ikintu ikora. Kuko abantu benshi nicyo kintu kibanamuye. Kandi sinzi muri birana havuga ngo iyo wari wihanganye witonze azarya ibyiza byo mu gihugu. Ni hehera ni hahandi Uwiteka avuga ngo nimwitondera amategeko nibategeke uno munsi muzabona umugisha. Utayitondera nawe hari imivumo izaza ku muntu utazitondera amategeko ari butegekwe uno munsi, ariko hari n'undi uzabona umugisha kubwo kwitondera amategeko yategetswe uyu munsi. Ni mu gutegeka kwa kabiri rero ibice 28 aho Imana yagerageza kubwira ubwoko bwayo bwa kera, sibyo? Ariko ntabwo dutandukanye cyane n'abubu kuko twese turi abantu. Ahubwo ndibaza ngewe uyu munsi kubera iki pasiteri ashobora kubabazwa nuko umuntu ucuruza akabari cyangwa se ufite ubundi buryo abonamo amafaranga yaguze imodoka watayifite, kubera iki hari umuntu wigereranya akikompara n'abantu bakora ibitajyanye n'iyobokamana, kariho intege nkeya zituruka mu by'ukuri. Ibi bintu biterwa n'iki? Nuko abantu bagiye batubeshya se? Imana ntabwo ishaka kubaha imbaraga. Oya, pasiteri rero watekereje atyo nawe ntabwo mpamanya nawe ko ari pasiteri wimitswe n'Imana. Arega abapasiteri benshi bimikwa n'abantu. Ariko ni nabo natwe twemera cyane kuko nibo tuba twabonye. Ariko buraze ko nawe ushobora kuba pasiteri. Imana kubimenya bimenywa n'umunyamwuka. Ariko nawe ushobora kuba pasiteri kandi wimitswe n'Imana. Ariko imbere y'abantu ntiwakwemerwa kuko n'Imana ntibayemera. Icyo kuzibera Imana bemera n'uwo yatumye. Ariko mu gihe cyose abenshi dusengera ndabizi, niyo mpamvu ndakukubwira nti hari akavideo mperuka kureba abantu bari kurwanira ku ruhimbi, ni muri Zambia ariko b'Abanyarwanda, bavuga bati waratubeshye ngo wagiye kwimikwa na Yongwe. Ati kandi Yongwe twamuhamagaye atubwira ko atigeze kwimika, atubwira ko turakwirukanye mu rusengero. Eske nkibaza ngo kuba umuntu yimitswe n'Imana kuki atari by'abantu baha agaciro, bagaha agaciro uwimitswe n'abantu mu maso yabo babireba? Biragoye nyine kugira ngo abantu babisobanukirwe, ariko bibaye byiza abantu basenga Imana ikaba ariyo ibasobanurira. Kuko hari n'utazwi ko ari umupasiteri ariko yarimitswe n'Imana. Ahubwo abantu benshi bakamenya uwimitswe n'abantu kuko ahagarara ku ruhimbi akabwiriza bakamwubaha ntago rero umuntu wimitswe n'Imana abenshi ntago bamumenya. Bisaba kujya mu mwuka. Bisaba kujya mu mwuka. Niko bimeze nanjye ariko bisaba kujya mu mwuka. Reka tukwakire. Yego murakoze. Ndebera muri Niyobu. Naho wiharenga rwose ibice 18 uhere kuri uwo murongo wa mbere. Reka dusome umurongo wa mbere uravuga ngo ubwo ni uwa kabiri. Uwa mbere: maze Berudadi w'umushuhi arasubiza ati impaka zanyu zizahereza he? Impaka zanyu zizahereza he? Nimutekereze maze mubone kuvuga. Nimutekereze maze mubone kuvuga. Ihangane gatoya. Nibyo ngibyo twarimo tuvuga by'abapasiteri. Nabo mbwiye bagiye aho bakarwanira ku ruhimbi.
ngo nimubanze mutekereze maze mubone kuvuga. Siko ijambo ritubwiye. yego. Komeza. Ni kuki dutekerezwa nk'inyamaswa mukatureba nk'abanduye? Weho witanyagura ubitewe n'uburakari bwawe, mbese isi yerekwa ku bwawe? Isi yarekwa ku bwawe? Ihangane gatoya nkusobanurira aho ngaho. Yego. Iri jambo narigereranyije n'abapasiteri bo muri iyi minsi. Muri iyi minsi urahura n'umupasiteri arega umupasiteri utarimitswe n'Imana uramubona, n'urimo Imana uramubona. Yego. Uzi ko hari igihe wa mugani nk'uko iryo jambo rivuze kwitanyagura, ugasanga umuntu agiyeho aritanyaguye pe, aritanyaguye, avuze ibitabaho, arashimishwa n'ibintu utamenya bibi, ibibi nibyo bimunezeza, nta byiza bijya bimunezeza. Niba bo rero turiho tubwire nabo iryo jambo riho ribwira. Yego. Ugasanga umwanya wo kuvuga ubutumwa bwiza niwo mwanya wo kuvuga ibitagira umumaro, kandi akavuga ngo ni pasiteri. Buriya rizi iki niwe ujya unsetsa, avuga ngo igipasiteri, ngo ubundi ngo igipasiteri ngo umupasiteri ntasambana, ngo ahubwo asambana ibipasiteri. asambana igipasiteri. ngo asambana igipasiteri. Ni byinshi ariko Imana ijya iturengera. Imana imuhagarareho ari mu gihugu cyo hanze. Ari mu Rwanda. Oya. Ni ukuri. Yaraje. Ntabwo araza. Riziki. N'uwo yahoze anyandikira. Oya. Mbikwerekeze. Riziki arimo aravuga ubutumwa bwiza. Arimo aravuga ubutumwa bwiza. Ejo bundi twavuganye numva ananiwe kubera kubwiriza yanasaraye, ariko araho ameze neza, nakomeza abwiriza ubutumwa bwiza, Imana imuha umugisha. Naho ntabwo hari i Burayi. Niwe ujya uvuga rero ngo abasambana ni ibipasiteri, ntabwo ari abapasiteri. Dukomeze. Mbese isi yarekwa ku bwawe? Mbese isi yarekwa ku bwawe? Cyangwa urutare rwavanwaho ku bwawe? Cyangwa urutare rwavanwaho ku bwawe? Ni ukuri urumuri rw'umunyabyaha ruzazima. Urumuri rw'umunyabyaha ruzazima. Kandi ikibatsi cy'umuriro we ntikizaka. Kandi ikibatsi cy'umuriro cye ntikizaka. Imana ishimwe cyane. Amen. Iki kiganiro rero ndumva kitari butinde. Ntabwo kiri butinde. Uko impamvu kidatinda kuko intego nyamukuru yari kuri iyo jambo. Ariko iryo jambo kuri uwo murongo dusorejeho, hari umupasiteri uzwi cyane muri iki gihugu cyacu, uzwi cyane ariko ugiye gupfa, kandi n'igicaniro cye ntikizaka. Ongera dusomere iryo jambo aho umurongo dusorejeho wumva uko uvuga. Haravuga ngo ibice 18, ongera hasubire. Haravuga ngo kuri uwo murongo dusa nkaho dusorejeho. ni ukuri urumuri rw'umunyabyaha ruzazima, kandi ikibatsi cy'umuriro we ntikizaka. Kandi ikibatsi cy'umuriro cye ntikizaka. Birakomeye. Mbonye uwo muntu apfa rero, umupasiteri, mbona isi yose igeze umubabaro. Isi yose igeze umubabaro.
Yesu tabara. indi message mfite ariko iyo ngiyo yisubiremo tuyumve neza. ni umupasiteri uzwi ugiye gupfa, kandi isi yose izababara. ngira ngo noneho twabyumvise. yego indi message ni uko abantu barozwe Imana igiye kubarogora yo ubwayo. amen. Imana igiye kubarogora. N'abantu batanzwe ikuzimu, n'abantu bafite inda zabahezemo. Hallelujah. uzi ko hari abantu inda ziya ziheramo. ubwo umubyeyi atwite amezi 9 ugasanga undi atwise imyaka 2. hari umubyeyi ndumva nimba yitwa mama Gasaro, inda ye maranye imyaka myinshi. ngeze mubona kuri social media. ariko Imana igiye kubarengera abo bantu. ayo niyo makuru mfite, kandi niyo message mfite, nuko Imana igiye kubarengera. Imana ihabwe icyubahiro. abarozwe Imana igiye kubarogora, n'abafite inda zibamazemo igihe, ndetse n'ababuze urubyaro Imana igiye kubarengera. bagiye gukikira. amen. bagiye gukikira rwose, Imana ihabwe icyubahiro. kandi ndabyizeye. umubyeyi yabyaye umwana nanjye amwita Ndizeye. ndizeye. amwita Ndizeye. n'abandi rero bishobokera uwizeye. kandi bidashobokera abantu, ku Mana birashoboka. ndumva message nari mfite ari izo. kuko ni nawe mugenga wa byose. urakoze cyane. nyuma y'uko ubwashize wahanuye, n'ubundi kandi uvuga ati umuntu uzwi, none ugarutse uti umupasiteri uzwi. ni ugupfa cyangwa ni ugutaha? nagize amatsiko. ni ugupfa. ko bibaye bibisi. ubwo niba ashaka ijoro asenge. ko bibaye bibira. niba ashaka ijoro asenge. niko bimeze. ko binteye ubwoba. mu bihe byashize hari message zatambutse kuri torero rya Gasave, bavuga Ya ADEPR. hari umupasiteri w'inshuti yanjye, yari umubyeyi wacu, yitwaga Munyakayanza, ndumva ari no mu babihanuye, abaraciyeho abaririmbyi bacaho. Imana rero noneho yaje gusarura si byeze n'ibiteze, cyangwa nuko babonye ko uwo mupasiteri yenda afite icyo abangamiye umurimo wayo. erega narakubwiye ngo muri iyi minsi umuntu ajya mu murimo gusenga arimo neza, ariko nyuma bigahinduka. bigahinduka. ubwo nawe niba aragiye gusigwa amavuta, njya numva bajya basigwa ngo bitangwa niba ari Helirayo, niba ari iki, niba ari Helirayo, niba ari Herayo, sinzi ukuntu nyabyumva. ubu se birababaje pe. birababaje, ariko ikibabaje ni uko umuntu apfa atihannye. gupfa si bibi. hari ugupfa no gutaha. hari no gutaha. gupfa rero ni bibi. gutaha si bibi. urumva iyo umuntu apfuye aba arimbutse nabi. ntabwo abantu b'Imana bapfa, ahubwo barataha. barataha. murinzi wemenyesha igihe iwacu se niyorera nawirero rijimye
ndagushimye rwose niba cyaranyuma ntukamenyeshe ibimenyetso bigaragaza kuza kwe rimwe mu bingana n'ibyandaye umenyesha ibimenyetso bigaragaza kuza kwe kandi byaremwe uko bingana n'ibyandaye. Amen. hari n'abavuga ngo twishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi, ngo duhumure tuzagerayo Yego. nidutabaruka. Amen. Urumva rero hari ugutabaruka, hari ugutaha, gutabaruka, gutaha, byanga byakunda ubutabarutse nyine ubonye ubugingo. Ariko noneho iyo hajemo cya kindi cyo kuvuga gupfa, donko biba bigaragaje neza ko uwo muntu arimbutse. Bityo rero ubutumwa bwavuzwe kenshi kandi Imana yaravuze pe. Imana yaravuze, ahubwo nuko abantu tutashatse kumva. Iyo rero tudashatse kumva nyine Imana irakora kandi ikora nk'Imana. Reka ngusabe rero kugira ngo noneho usenge tugana ku musozo. Kambanza ntanjye ni nimero ariko abenshi hari barayimenye. Nimero yanjye ni 0782 966 9karindwi 41. Bisubiremo. 82 966 9karindwi 41. Ese ko hari abantu bajya bambwira nari bagiye kukubaza, abantu bambwira ko baguhamagara ntiwitabe, abandi bakambwira ngo ntiba kuri WhatsApp. Nimero yanjye bakuri WhatsApp. Kuri WhatsApp we ni umutesha mutwe byo ndabizi. Kuko ngewe niyo tuvugana kuri WhatsApp. Ariko abantu bavuga ko utitaba telefone. Nta muntu njya nanga kwitaba. Ariko biranashoboka. Yego. Hari abantu Imana itanyemerera kwitaba, none se mbabeshye. Ejo bundi yarabimbwiye. Yego. Ariko ntago ari uko abanshaka abashaka ko mbafasha ndabitaba. Ndabitaba rwose n'uwampamagaye simwumve cyangwa akampamagara ndi kuri telefone, ndatekereza ko nagenda ngira igihe cyo guca muri ntuze nkagenda ndeba nimero zanshatse zikambura nkazihamagara. Abenshi turavugana rwose. Ubwo wabikubwiye sinzi ko byagenze, ariko ntago njya nanga kwitaba telefone kandi ari wo murimo nahamagariwe. Yego. Urakoze cyane, reka twizere ko noneho uzagukenera azajya kubona, ariko nanone utakubonye nawe nasiga ubutumwa. Akumenyesha icyo yagushakiraga nawe uze kumusubiza. Twakira usenge. Mbaneraho no kubwira abantu nanone ikindi nibagiwe, ubu nararwaye amatwi kubera telefone. Urumva mvugira kuri telefone cyane. Abantu bajye bagerageza batwandikire, ambwira icyifuzo afite tugisengere, mpamagare ambwira uraho ndaho, icyifuzo mfite ni iki n'ibyo. Hari uguhamagarira agashaka ko mumara n'isaha, kandi muri iyo saha bakagombye kwakiramo nk'abantu 30 cyangwa 50. Abantu rero nibadufashe bajye batwandikira, baduhe icyifuzo, tubwe icyifuzo ni iki, tubasubize ko tugiye kubasengera. Imana ibahe umugisha, reka dusenge. Mana yacu, Imana idukunda, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, turagushimye turaguhimbaje kuri uyu munsi. Tugushimiye kugira neza, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko warinze inshuti zacu bari mu gihugu n'abahinze y'igihugu bose, wabarinze Kristo. Urakoze rero, twari imbere yawe twari tuvuga ibyo wadutumye. Dushyigikire kandi tugirire neza, twambike imbaraga muri byose, kandi turasenze turizeye kubidukorera mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
urakoze cyane wowe wabanye natwe, nimba utarakora subscribe ukora subscribe, kandi ubutumwa ni byiza kubwoherereza n'abandi nabo bakabageraho. Ikindi njya nkunda kubabwira, Yesu atari yaza urupfu rwaza, kandi urupfu rutaraza Yesu yaza, kwanga icyaha n'igisa nacyo biturange. Mu byo twakora byose gifite agaciro ni ukwera no gukiranuka, ni ukumenya kwihana, ni ukumenya gusenga, ni ukumenya gusaba Imana imbabazi. Bibiliya iravuga ngo nurakara izuba ntirirenge ukirakaye. Mu by'ukuri abantu bakwiye guhindura ingendo zabo, ndetse bagahindura imyitwarire yabo ku bugwaneza. Nge ndabwira abamenye Kristo, naho hari utwumva akavuga ngo sitwe tumwereka inzira acamo. Okay, ufite inzira waciyemo, ariko turimo tubwira umuntu udashaka guca mu nzira imwe, akaba ashaka ahubwo kuba ikigusha ku bandi bantu, kuba wakwitwa umurokore utari umurokore. Uraza umugore wawe ukamuraza ku nkeke ababaye, nawe uri umugore ukaraza umugabo wawe gutyo, urugo rwawe uri nk'intare, nta mwana ukumva. Ntago ari byo. Harageze kugira ngo duhindure imyitwarire, kuko iyi si iraza gushirana n'ukwifuza kwayo. Shalom.